umutwe ugira uti igisingizo cy'umugore. Turakigezwaho na Rumaga Junior ndetse na Uwamariya Violette. Violette urahari? Ndahari rwose. Ruma, Rwanda ruzira umwaga. Umwanya n'uwanyu. Tuje kubabwira ibigwi by'umugore maze ukabimenya mwashyikiranya aho mu muryango bakuratira ibigwi iki? Nyirane tuje kuvuga ibigwi byakeza nyiramajyambere, umugore ufite kandi witeje imbere, haba kubaka iterambere no kurinda ibyagezweho mu nzira y'amajyambere. Aho! None rero mutwemerere tubagezeho igisingizo cy'umugore. Erega mayi umugore si umuntu nk'abandi. Ni isanzure rigenda ntahore ku isonga. Nyamwicara mu nama niba ikigoye gutanga ibitekerezo naganze mu Rwagasabo. Muri ukabangutse cyane rwose wakeka ko adashishoje neza afite amaboko 7. Keza nyiramajyambere uzamubona mu biro yatwaje neza kereye kwesa imihigo. Ngo waratanga inama hose mu rugo atahe yonse umwana ateke igihe cyose abatekereza ibyateza imbere umuryango. Uwo mutaruhana ni mumfashe tumukeze. Aho! Igisanga amakuru inka niko. Maze rero cyo kebuka ndabona uhereye mu kibatsi utavahuta nk'igishashi kandi twaje kurusa iki kivi. Nyabona uvuga umugore amuhera mu bigwi. Maze impano hano ikiganza tubanze twese turamutsa baraha tuti mu izina ry'abagore bose nimutwungura amaboko tunezerwe umunsi no kumushimira. Umugore si umuntu kandi icyo nakibabwira jewe nkanagisubira. Violette, umugore si umuntu. Ruma, gira umugore. Nagize nguri buhanzu baramutse none uhereye kuri jewe nkaho nanjye ndi muri bo. None herega maye burya umuzishibuka ku giti. None sugira ngo ataguhaye amaraso ye ngakonse y'amashereka ye mu minsi 1000 ukiri muto ngagutoze kuzavamo umugabo no kutarambya mu mugayo ngeje utazibura umumaro kuko banye wese atundorera. Rahera. Ahubwo kora hanyamuguhekera igihugu abishimirwe. Ni impamo ya Mungu. Violette, umugore si umuntu. Ruma, ugize utiki? Cyane rwose. Umugore si umuntu. Ndabeshyera. Umugore si umuntu niko uvuze? Umugore si umuntu, nawe se umuntu byara umuntu kandi uhekera igihugu urumva ari umuntu. Umuntu wagize utya kaza kinjira mu nteko bamwe baterahira bwa Kimihiga hawe akayesa nk'uyasanzwe urumva ari umuntu. Ni impamo ya Mungu umugore si umuntu. Babyeyi muraha muranyumvira umugore si umuntu niba atari umuntu niki ese umuntu ni icyo avuka? Je nkurahiye Mungu umugore si umuntu. Nawe se dusubira inyuma gato mu myaka 30 ishize wasangaga mu Kerensa bukeye urugamba rurarema rwo kubohora igihugu nk'abandara rutaha habe epfo mu ndake ugasanga yaharaye hejuru mu birunga aritaba Karame. Simvuze iby'indirimbo namwize murazizi none ngo umugore ni iki? Ni impamo ya Mungu umugore. Kandi wa muhungu icyo ushaka ku bagore uraza kubibona. Ni impamo ya Mungu nakurahiye Mungu ko umugore atari umuntu. Uracyashidikanya se kandi? Violette, ni impamo do umugore si umuntu. Uziko ibyo ushobora kuvuga ari byo koko? Koko umugore yavuye hasi atangira gukora mu nzego zose arayoboye. None nanjye ng'umugore si umuntu. Ahubwo umugore si umugore mu iterambere gusa, ahubwo umugore ni iterambere. Ayo bashyi. Maze rero ayo mashyi mutanze ntabaye rudasumbwa we wahaye umugore ijambo. None maze rero ibyo byari ibigwi byakeza nyiramajyambere. Narinje kubibutsa ko ari gukura neza imyaka 4 yatangiye ishuri gahunda ni yayindi azubaka keza heza azi kwineza kwiga icyo bizamaramo ariko kandi yantumye ngo mubwirire rwa kirenga ati umura ntori zirusha intambwe amahirwe hawe umugore nazayaterera inyoni. Ibi bigubona bushije mu myaka 30 ishize bambwiye ngo nkubwire ngo bari bakiri kwishyushya viziyo 50 ubundi ngo niyo yabo urahorana ubugingo ntwari bazabe kumurikira. none kandi mutwemerere muturute tubatume maze mutubwirire umubyeyi wacu mama wacu muti intore rwose twarayiduteranye imbuto maze dusanga rwose mukwiriye umudari w'ishimwe.
abo mwareze kera ubu bateye imbere kandi nanjye murabona ko mfunzemo neza kuko ndi imbuto muri Vraiment. twasubije amaso inyuma kuva 2001 imbuto z'ikiremwa dusanga Keza Amajyambere wari mu mashuri y'incuke ubakora ku kibuga cy'indege no mupiloti. Naho mukuru we wigaga mu mashuri abanza ubu ni dogiteri arabakoraho rika. Naho mukuru wabo wigaga mu yisumbuye ubakora muri parliamente baravuga bati dore depite. Gisanga mukuru. Ubu se twavuga ibyo twareka ibyo tugashima ibihe maze iyi mihigo tumaze kwesa muri iyi myaka 30 ni ukwishyushya ubundi 2050 tumeze gutya maze muragohorana uburame mubyeyi wacu mama wacu tuzayikumurikire. None Imana iduhaye kuvuza impundu urwanya Kayonga ka Musare duhimbye ababyeyi imihayo yanyu mwabanyagasani murabaruta ntaho muhuriye mubarusha Imana yababonye yabarwaniye ishyaka mutsinda ishyanga yabazigamiye imbuto n'imbabazi mu nda aho umugabye ntimugwabira musana y'Amande ye marutanga musomba imbazi zo kwa muganga murenze zangabira 8 munganya umutima wiswe nyina wa Jambo Imana ihamagaye kamakubwe ngo nditaba impamo yose murakagwira none ngo umugore niki Violette Roma, umugore sumu havaho umugore wese ahari nyakumye yombi cyane umubyeyi yubaho. Ngaho nawe mbwirira umugore wese ukwegera turakagira u Rwanda. Mbarahiye ko rumaga kuva nabaho umugani wa ruvubu sindabona umuntu nsumbye ubugabo nk'umugore. Umugore ubyara umuntu badi n'impamo ya Mungu umugore si umuntu. Yewe umugore si umuntu pe. Maze babyeyi nitwara aha ngo tubabwire gusa ko muri abagabo namwe ahubwo twagira ngo tubibutse ko munahindura abantu benshi abagabo nanjye ndi muri bo. Icyo mwumvaga cyari igisingizo cyanyu mugira umunsi mwiza w'umugore murakoze. Rwanda abasizi barakoze nibyo koko umutima w'urugo akwiye ibisingizo byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri aka kanya tugiye kugezwaho ijambo ry'ikaze n'umugenzuzi mukuru uringanire Madame Nadine Gatsinzi Umutoni umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame Banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, bafatanyabikorwa, batumirwa mwese ba mutima w'urugo mwiriwe amahoro. Ni iby'agaciro gakomeye kuba hamwe namwe twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda, tunarebera hamwe uruhare rw'umunyarwandakazi mu iterambere ry'igihugu mu myaka 30 ishize. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twaje hano kunyuka no kwizigamira no kwibumbira mu makoperative no kugana mu bigo by'imari. Urumva nk'umwana w'umukobwa niba ntsinze isoko rya miliyoni 300 iyo banki cyumva ngo narangije gusinya kontara n'akarere ziri kunyirukankaho kugira ngo mbashe kuyibera umukiriya. Ubwo rero mpagaze hano kugira mbabwire ngo mujye mutinyuka nta mpamvu yo kwitinya. Urumva ko mutunguwe isoko ry'akarere, urumva ko tuba turi abantu benshi. Nk'umwana w'umukobwa utinyuka none nkava i Burera nkajya Kamonyi nkajya Muhanga, ndi hano kugira ngo mbatinyure mumenye ko bishoboka. Dufite ubuyobozi bwiza, umugore muri iki gihugu cyacu turi ku isonga. Reka mpamagare Afande Christella nawe atubwire mu iterambere ry'umugore nk'umugore w'umufande, atubwire uburyo cyitejemo imbere. Murakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, all protocols observed. Ndi Colonel Stella Uwineza nkabamba
mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Nanjye ndabanyuriramo muri makeya urugendo rwanjye kugeza uyu munsi. Nyirangiza amashuri yisumbuye nitegura gukomeza kaminuza, twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta ku bibazo by'igihugu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu. Twaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta ndetse n'iz'igisirikare. Njyewe nabaye inspired, nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare, hari harimo abagabo, harimo abagore, cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniform, numva ko uwo mwenda ntawukuramo. Uko niko byagenze, ingando zagiye kurangira nafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Ninjiye mu gisirikare, noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze, aho narangije ndi electrical engineer. Nyuma gato mba na ofisiye. Nakoze akazi gatandukanye ka gisirikare mu nshingano zitandukanye, harimo n'ubutumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika. Ari nako nkomeza amasomo n'amahugurwa ya gisirikare yisumbuyeho. Nyakubahwa First Lady, uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, umugore mu iterambere mu myaka 30. Nanjye ndi koroneri w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, zisaba zose kunozwa. Nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza ni ukumva ko bishoboka, ni ubushake, ni ishyaka, ariko kandi ni n'ubuyobozi buduha amahirwe hagendewe ku byo dushoboye, ku bushobozi. Nabwira ababyeyi gukomera ku nshingano zabo zo gushyigikira abana babo, bakabaremamo icyizere mu byo bifuza kugeraho, bakareka kubaca intege bavuga ko hari ibyo batageraho, badashoboye, cyangwa se bataba byo kubera ko gusa ari abakobwa. Abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri bwo. Navuga ko bisaba imbaraga kandi murazifite, ni ukongeraho gusa ubushake. Dufite abasirikare b'abagore b'abayenjeniyeri muri fields zitandukanye, dufite abapilote, dufite abaganga, dufite abatekinisiye, dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke, murashoboye, kandi mukoresha amahirwe mufite ko ubuyobozi bwiza bubashyigikiye. Mwubaka ubushobozi, nibwo buzabafasha kugera ku byo mwifuza kugeraho. Murakoze nyakubahwa First Lady. Reka mpamagare murumuna wanjye rwiyemezamirimo ukiri mutoya Ebeneza, nawe abaganirire. Nyakubahwa First Lady,